ikamyo yanjye ngiriya ngiye kurya muri McDonald's, ngiye gufata ka breakfast muri McDonald's aka kanya. So my brothers, uyu munsi reka mbabwire rero ikintu kimwe natekereje rwose. Naje gusanga abagore burya ntago babeshya mu izina ry'Imana. Burya abagore batuganiriza cyangwa se batugaragariza, mbese muri make batugaragariza uko bateye mu bikorwa kuruta mu magambo, kubera ko ari abaki bakontororwa n'amarangamutima, bayoborwa n'amarangamutima yabo cyane. N'urugero my brothers, hari ubwo umukobwa umutereta ukamuhamagara ukamubura, ukamara iminsi 2 ukamubura, umunsi wa gatatu wagerageje ukabona kongera aragarutse. Ya wamuvugisha akakwereka ko mama yararwaye, yaramaze iminsi atameze neza, ubukene buramwishe, wowe ukanga kureba red flag, ukohereza inoti. Umukobwa yakurya inoti, ejo yakureka ngo yaya ngo abakobwa we ng'umukobwa barya inoti. Yakugaragaje ko atagushaka, wowe urakomeza urahatiriza. Icya kabiri, umukobwa wese w'umusambanyi iyo ntabwo ashobora kubiguhisha kuri kw'Imana no mu gitanda. Iyo uri umugabo uzi ubwenge uhita ubibona, byahatari no kurongorana uhita ubibona uburyo muri kurongorana. Cyangwa se umusanga yambaye utwenda tugufi, utukariso kuri social media, wowe ntiwite kuri red flag wabonye y'umukobwa wambaye ubusa, ati ntari bimena, ni fashion. Ni fashion. Apfa kuba afite amabuno meza mene, niba ari umukobwa mwiza se, niba turi kumwe ubwo nuwanjye forever. You see, wirangiye gishiki red flag. Aba brothers benshi mwibuke neza, ingo zose zakunaniye, relationship zose zakunaniye, witegereze neza, uraza gusanga wanze kwita kuri red flag, nyamara wari uri kuzibona neza.